nya wisanzure niba na ngombwa na publicité ndazigize inyuma ariko manura kintu bita aferogera manuka mu ngamba ujye mu ngamba utwereka umubyimba wawe kurura rwose kora mu mitana uyereka abatana cyane rwose ndashaka icyo bita ivovote racine principale umuzi wa wundi uhatsindi yose abantu bari bazi yuko ngira ngo nahari ariko nandimo gukurikirana transfer yindi yo muri Mukura harimo nganira n'umunyamakuru muri Togo bita Mensa Agbonu wari uri kuyihishura muri bizi ngumita suruse asiga ngumita suruse ngahita mwere niya ongera yambwiye umunyamakuru wavuganye mitangwa muri ibi bya transfer kubyishoramo nta network ufite urashya kumesha abantu niyo mpamvu usanga twese tuba dufite amakuru atandukanye cyangwa se suruse zitandukanye ariko tuzuye bamwe nabo bakaba tubanze tunashimire Ruvuyanga TV kuko nayo ifitemo ukuboko ntago kwabura yatumye umuntu abyuka nkonda amafaranga babikaze cyane amafaranga yo kabyara utunye bagaje yongera amafaranga ntago ni ikintu ntago cyabyara amafaranga yo kabaho reka dushimire amafaranga Ruvuyanga rero ntore itari intora amayugi igaragaza kuri ogera temba ajya mu ngamba igaragaza murakoze cyane iyi transfer ya Ogera murabizi yuko ndumwe mu bantu bayikurikiye guhera mu mizi paje ya mbere yavugaga uburyo Ogera agiye kurangizanya na Uganda Revenue Authority Rayon Sport ikamugira umukinnyi wayo permanently uhoraho Ogera bamaze gukina igikombe cy'amahoro cyari kwita cy'eshatu harya yego gatandatu mu cyumweru cyakurikiye itariki 3 Ogera yerekeje i Kampala ariko mbere yuko yerekeza i Kampala yari ahavuye amaze kuganira na Rayon Sport anashaka gukinira Rayon Sport mu biganiro yagiranye n'ubuyobozi bwa Rayon Sport noneho Rayon Sport ikaba yari yarakomanze muri Uganda Revenue Authority mbere Ogera atabizi irababwira iti uyu mukinnyi nta kuntu mwamuduha akaba umukinnyi wacu ko twamushimye twamukunze Uganda Revenue Authority irababwira iti yari afite umwaka wacu w'amasezerano muduhe miliyoni 25 mu musinyisha Rayon Sport na negosiya baje kumvikana kuri miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda birangije Rayon Sport ibikanza umukinnyi twamaze kumvikana gutya na gutya kandi nawe ndizera ko ushaka kudukenera umukinnyi ati cyane none umukinnyi aravuga ati se jewe ndabona iki umukinnyi Rayon Sport amubwira iti nta twe turishyura ikipe wowe turaguha amafaranga yo kwiyokipa komeza udukinire umukinnyi ati reka nibwo byaje kunaniranwa Ogera baha igitekerezo ati nk'umuntu ushaka kubakinira nk'umuntu mwafashe neza nk'umuntu ufite ubushake mume miliyoni 5 ibyo bintu nabivugiye ahanga yego nje mu ikipe yanjye ninjyuza amasezerano nasinye n'iyi kipe mbahe miliyoni 5 none izo 15 muzime mbasinyira imyaka nje nemara kubazana release letter nje nzabasinyira mume miliyoni 15 narabivuze yuko Rayon Sport yagize impungenge zo guha amafaranga adafite proof Ogera umukinnyi nka Ogera kajya Uganda ntibazi wabo nta gikurikiranwa naki nawe ntiwazitanga yego nibwo yagize impungenge ihamagara agent bita Gibi Karure ushinzwe gushakira uyu mugande akaryo yaje mu Rwanda muri cyo cyumweru by'igitaraganya naberetse amafoto n'ubundi ayafite yifotoreza kuri office ya Rayon Sport Gibi Karure Gibi Karure aravuga ati giye reka mubere umwishingizi miliyoni 5 ni muzimuhe ndamwishingiye Rayon Sport yarazimukacitse bajya Kampala umukinnyi afata ibiruhuko ariko azabiza kurangira akonventa ikipe ye ayikubita miliyoni 5 bamukubita release leta ibyari bihari ninjiye ku ngingo ya mbere nateguye uyu munsi ibyari bihari yagombaga gusesekara i Kigali kuri uyu munsi tuvugana uyu munsi kuri wa gatanu yari afite itike y'indege yari yabukinze
ya Rwanda iva Kampala mubaze muri hari Kanombe ya saa 11:45 hagurutse Entebbe aza i Kigali saa 11:45 Entebbe. ariko mbere yaho gatoya bahise bamuhamagara muri Gor Mahia. Gor Mahia uretse gatoya bihuze Gor neza. Mahia yaje Ongera aramanutse. abantu batabimenye. Gor Mahia yaje muri iyi deal iciye ku mwagent w'ingu bita Gibi Karuri ahita abuza by'igitaraganya Ojera kuza mu Rwanda. Aramubwira ati twikanze i Nairobi. ariko we yari yaramaze kubukinga itike yo ku gatanu yuko azaza mu Rwanda. Yego. yayibukinze ari ku wa kabiri w'iki cyumweru. Noneho ku wa gatatu nibwo ibintu byo kuza mu Rwanda hagati y'umwagent we babikansorinze. Bahita batega indege yihuse ijya muri Kenya. Gibi Karuri umwagent aramubwira ati njyewe Gor Mahia yamumagaye kandi irimo yatanga ibintu bisa nkaho bikubiye kabiri bya Rayon Sport. Ikindi iriya kipe ya Gor Mahia ni ikipe ikomeye ikina imikino ya CAF nk'uko Rayon Sport ikina, ariko shampiyona ya Kenya igaragara kuri televiziyo mpuzamahanga kurenza iyo mu kurenza Rwanda. izo mu Rwanda. Umukinnyi ahita abyumva bahita bakatisha itike zihuse bajya muri Kenya. Bageze muri Kenya ya kuko bagutse ku itariki 22 batwaye n'indege ya Kenya Airways. Urumva yo mu bwoko bwa Boeing 737 wow akanyerezo 800. Urumva bageze rero muri Kenya ku isaha y'isa 11:27 Jomo Kenyatta saa 11:27 bahagurutse ku isaha y'isa 10:13 kuko kugera muri Kenya uvuye Entebbe Nairobi kuri Jomo Kenyatta International Airport ni isaha 16:16 urimo urabyumva. So bagerayo rero barara muri hoteli bukiye bwabo nibwo bumvikanye babonanye na perezida wa Gor Mahia. Perezida wa Gor Mahia yitwa nde uyu mugabo? Perezida wa Gor Mahia yitwa Ambroise Rachia. Urumva? So baraganira aho rero niho transfer niho APR yashyiriwe mu majwi ngaho. Urumva? Gor Mahia uvuga Gor Mahia APR kaza ngo bari buze kuvuga ngo ni bimwe bya Jabel oya byabura se byo ruca abana urereko byibazaho ibintu byinshi. ubwo mutera agatebe ku munsi w'ejo mutera agatebe twumve transfer ku munsi w'ejo kabaye nibwo cyo bita intermission nibwo hari umunyamakuru w'inshuti yanjye ayandikira ikinyamakuru bita ngo ni Pulse Sports yo mu gihugu cya Uganda. Yanditse inkuru ku isaha y'isa 8:38 yanditse inkuru ku kinyamakuru cye cyandikwa ivuga ngo ibimenyetso afite none ngo exciting UR winger joins Rwanda's Rayon Sport on a permanent deal. breaking news yejo ejo natangaje breaking news ariko njye nayibwiye rumwe mu bayobozi ba Rayon Sport umunsi w'ejo ntabwo wari mu makosa ntabwo wari wibeshye cyane rwose. uyu munyamakuru yari amaze guhabwa amakuru na Ojera niyo mpamvu gusohora inkuru ko Ojera amubwira ati ngiye transfer yari amaze kubwira Rayon Sport ko abonye release leta agiye kuza kubasinyira. Uyu nawe ayitanga abantu abanyamakuru bo Sport muri Uganda arayandika avuga yuko byamaze kurangira agiye kuza kubasinyira. no munyamakuru yitwa Alan Damba yayanditse ejo saa 8:38 Alan Damba. Noneho ako kanya hashize nk'isaha kuko we avugana n'umukinnyi direct. Umukinnyi aramubwira ati njyewe ntabwo nagiye mu Rwanda ndi muri Kenya najya kumvikana Gor Mahia ariko nabyo biranze. Umunyamakuru angatse byanze gute? Aramubwira ati hari indi kipe iri mu Rwanda nahaye promesse na oya yamvugishije. Urumva umunyamakuru aramubaza ati ni iyihe itari Rayon Sport undi ngo yanga kuyivuga. Aravuga ati ibyayo ntabwo birafatika ntabwo birabafatikable atari ko bamvugishije kandi ijambo bavuze ati ijambo bavuze riraremereye ndumva ntarwambaye cyane pe. oh my god eba ngo umutipe ahita apfa mu mutwe ibyo gusinyira Gor Mahia amakipe atatu ubu tuvugana ejo ubwo amaze kumubwira gutyo
umunyamakuru kuko ngewe namenyanye nawe Uganda Revenue Authority yaje gukina ya mikino ya Rayon Sport de niko namenyanye n'uwo umunyamakuru ukurikira cyane ikipe Uganda Revenue Authority agiye noneho arambwira ati se ikipe zikomeye mu Rwanda zishobora gusinyisha umukinnyi nk'uyu ku mafaranga menshi ni izihe ekipe ya Papura Rayon Sport igatanga byinshi kuruta Rayon Sport. Ndamubwira ni ikipe imwe gusa ndamubwira yitwa APR. Noneho usanga n'abanyamakuru Uganda barakurikira barambwira bati se ko tubona APR imaze hafi imyaka 10 idakoresha abanyamahanga ni foreign players. Ndavuga ni hari amakuru twese tugikurikirana hanga mu Rwanda ishobora kuba yarahinduye gahunda yayo policy ariko ntabwo biraba official na official statement turabona. Niyo twese dukeka nk'abantu banyamakuru ba sport mu Rwanda. Ariko ati nta yindi mubwira Kiyovu ndamubwira politiki uburyo irimo kwirukana abakinnyi b'abakadire niyo ntiyazamo. Mubwira polisi aravuga ati shamikiye kuri polisi iwanyu ni nayo ifite amafaranga ariko nayo nyine ikinisha abanyarwanda ni kandi ibyo yakora byose igomba kugenda kuri Grand Frere ntabwo nayo nayishyira muri polisi kugira Grand Frere Grand Frere wa polisi zuba. Rero arangije arambwira ati rero mukurikirane neza mucukumbure iyo sports journalist from Rwanda ati ishobora kuba rape ndabwira reka ncukumbure ati kuko umukinnyi amaze kumbwira yuko ibyo kuva ari muri Gor Mahia ko ne wambwiye yuko yagiye Kenya muri Gor Mahia kujya kuvugana nawe nta makuru nari mfite ati kandi ambwiye yuko agiye guruka Kampala ati nahagera nanjye ndamubaza yahagurutse kuri Jomo Kenyatta International Airport ku munsi w'ejo kuwa kane uyu mugabo yajyanye n'indege ijya Kampala yagomba kugira Dar es Salaam nayo ya Kenya Airways bita CRJ 900 S iri mu bwoko bwa Airbus 330 ne wose agera Kampala ku isaha yakotse saa 10 yagurutse saa 8:05 agera Kampala ku isaha 10:03 turaza kumuha standing ovation. Urumva avuye kuvugana Gor Mahia bananiranwe yanga no kuza mu Rwanda kubera yuko yumva indi offer kandi itaragera ahantu hafatika. Umugenzi aramuga ati tujye mu rugo dutuze iwabo relax rabizi ko ahantu bita Jinja ni mu burengerazuba bwa Uganda bw'igihugu cya Uganda ahantu bita Jinja. Noneho bageze Kampala nimugoroba uyu Oja n'umwagenti we barara muri hotel bita Red Sox Hotel iri Kampala. Oh my gosh. Yegeranye na quartier bita Kireka ndetse naho bita Kirinya ahangane mu rusozo rw'umujyi wa Kampala. Kuko umuntu agent aramubwira ati ntabwo uri bugihwanye ko shaka kubanza kujya aho mu rugo ngakava yavuye aramubwira ati buretse kugiwanyu urari muri hotel ni hotel y'inyenyerenye hanyuma noneho mu gitondo ubyuke uzinga ibikapu by'ginge usuza ababyeyi then wongere ugaruke turaba turi muri deal neza tumenya aho twerekeza. Miliyoni 5 yahaye Uganda Revenue Authority nako yahawe na Rayon Sport kugira ngo azihe Uganda Revenue Authority kuko yari yarastanze deja afite release leta byabaye ngombwa yuko azisubiza Rayon Sport. Oh yes. Oh no. No way. Ntabwo transaction iraba ariko byari biteganyijwe yuko transaction iva muri banki zo muri Uganda yerekeza no mu Rwanda uyu munsi iri bukorwa uyu munsi kwa gatanu. Ogera akayishaka no mu agent we akaba ari uri buyishyure ariko namara kumva neza kuko yaramwishingiye niwe bagomba kuyishyura bakarangizanya na Rayon Sport mu mahoro. Ariko Gibi Karure ngo nuza Ogera ngaramubwira ati rero manager buretse gukora ibi bintu kuko ntabwo twizeye neza ko ni ikipe yadufata bipfuye twarihenuye kuri Rayon Sport byagenda gute. Aramubwira ati reka tube dutuje Ogera ngo akaba akunda Rayon Sport byasase ni nayo mpamvu yamubwira ati nabaretse gusubiza amafaranga ya Rayon Sport. Ogera aramubwira ati Rayon Sport buriya ngo Ogera ngo yararutse kuri match y'igikombe cy'amahoro
njye nabyise kuraruka Rayon Sport nibwo yamuraruye niwe yayikunze cyane yabonye ibintu atigeze abona Ahubwo Gerard yaravuze ngo ngiye kuva nakina umupira w'amaguru sindigera mbona umufana umpagaze hejuru nk'uyu nguyu amwera amashyi amwira ati ahubwo se basezerera kamwibutse gato basezerera ekipi ya Police FC uribuka ko abafana ba Rayon Sport baramuhamagaye bamujugunya ifaranga bamuhaye amafaranga apfunyika igipfunyika nk'ikiro 3 by'amafaranga inoti nk'ibiro nka 3 nari mari rwose bamuhaye amafaranga menshi Ojera asubiye muri vestiaire arira nibyo byose byo kumuha amafaranga ngo nubwo yarabibona nibyo byamwongereye gukunda Rayon Sport urukundo nkuru nguwo so wongera kuvuga ngo to cut story short yego Joachim Ojera nta kipe nimwe arasinyira